wanjye mambo vipi muntu uzi kuri umusirimu wifitiye imodoka yawe buriya ntugapfe kujyana imodoka ahantu ubonye ariko uzi kuri umuntu usobanutse jyana imodoka mu kinamba kigezweho cy'ubwenge kandi ntabwo ari ukuvuga ngo ibiciro birahambaye ya ni ibintu bisanzwe ariko imodoka bakayikoraho rikaka ntibaze ko aho hantu icyamamare nanjye ariho njyana zimwe zanjye ntabwo arimo iyo class car wash iki nicyo kinamba cya mbere muri Kigali mu koza imodoka mu buryo bugezweho modern car washing. Dukoresha machine kabuhariwe nka high pressure machine, polishing machine, high pressure steam machine n'izindi nyinshi. Imodoka yazirabutswe isohoka irabagirana. Kuri za moteri ho umurabyo uratinda, turazoza bigasubira ibushya. By'akarusho kandi dusimboniza irangi ry'imodoka igasubira n'ubwiza bwayo. Kuri wowe ufite amatapi yaba yo mu nzu, New Class Car Wash niyo gisubizo. Ku bindi bisobanuro mwadusanga i Remera ku Gisimenti ku muhanda wa KG 176 ku gipangu cya 27. Kuri telefoni waduhamagara kuri 0788 556 338. New Class Car Wash. New Class Car Wash mwayibonye ariko bantu banjye rero waba wibereye hose buriya ndakeka umaze iminsi mubibona wigira muri telefone yawe muri Google Store sibyo downloading application yitwa Kiku muri telefone yawe App Store ukoresha iPhone cyangwa se Play Store ukoresha smartphone. Downloading application bita Kiku aho ubasha kwitumira ibintu byiza cyane ndetse ibikoresho by'ubwenge icyo wakenera cyose. Mbega ni nk'isoko uhahiraho wibereye iwawe sibyo uretse uzubirebe neza witonze turebe filime yacu. Downloading application utange command mbega uba umeze nk'uri guhaha utavuye iwawe kandi kuri make. Urwo rubuga ukoresha App Store ukoresha iPhone cyangwa se Play Store ukoresha smartphone Android. Ukimara ku-downloading application yawe ushobora gukanda open kwa registra cyangwa se kwiyandikisha kugira ngo uhitemo igihugu uhitamo u Rwanda kugira ngo currency bijye mu Manyarwanda ugakoresha account yawe igomba kuba nimero ya telefone kugira ngo utazayibagirwa kuko password yo wanibagiwe twayiretrievinga ugakreya tuvuga urugero create iyo ushaka kugira ngo umuntu ari nk'umuntu ugufashije gukora creation ya account yawe ushobora gukoresha friend code yiwe tuvuga urugero iyi ngiyi ni friend code y'umuntu namwumvise aho ushobora kubona iki gikapu 20% byavuyeho kuri price yari isanzwe. Iyo ushaka kugura product uyikandaho ukora buy ugahitamo mbere na mbere niba wakoresheje amabara ugomba guhitamo urugero nahisemo grey nkemeza bakubaza verification code utegereza kugira ngo bukohereze ubutumwa bugufi bwemeza ko iyo nimero ari iyawe uzajya wakiraho ubutumwa babunyohereje 1905 ukemeza then ugakora confirm. Uhitamo mobile money kepe uhitamo ari uko ari amafaranga bagusubije y'icuruzwa wenda utashimye amafaranga yasubiza kepe ushobora guhita wishyura ukoresheje kepe ariko ubusanzwe wishyura ukoresheje mobile money ugahita mobile money ukanda pay ukuzamo nimero yawe ya telefone. Biroroshye cyane nko kubikuza bahita bakuzaniraho ahantu ho gushyiramo rimwe ukemeza bakakuzanira space bar yo gushyiramo pin number yawe ukemeza. Then iyo uguze igicuruzwa kijya muri transit ukagitegereza iyo wagerageje kukishyura kukigura ariko ntukishyure kijya muri pending payment. Feedback ni igihe amaze gutwara igicuruzwa. We downloading muri Play Store application yitwa Kiku ubashe guhaha wibereye iwawe utahavuye sibyo. Mambo vipi kokonje akabageraho mwese ni Platini ndaje twirira isi bakisa gute bakisa debt collector n'umwishyuzi nuza
kwishyuza mbega nizo nshingano ze. Kuki filime bayise gutyo? Iki ni igice cya kabiri. Abakinnyi ni ibyamamare. Scott Adkins, Louis Mandela, icyamamare nakigaruye. Bimeze bite rero? Njye wumva ndacyari namba uno hirya iyo nino. Yarakubwiye ngo biriya bintu umuntu aza agafata filime akayica agashinyagurira n'umurambo wayo, ntabwo biriya bintu nzongera kubyihanganira. Rocky w'Imana azajya amanukana wike. Okay, uyu musore nawe akubwira ati kutagitwika bite Veronica. Karimbo ni Veronica, ni Platini P. Kabagereho mwese. Okay, Veronica, mambo vipi? wibwiraga yuko nigenda ukansiga bazanseka. Yamashakaka yawe yagiye my dear Veronica, yamababa yatumba kukuruka yahise yarapfuye. atasigaye abona ninja amashagaga yari ifite yarashize. My dear, yamababa yatumba kukuruka yahise yarapfuye. Okay, za champagne wamenaga nizabaye inzagwa. ati za champagne wawaga zabaye inzagwa. Ibisi n'amabanga. Okay, Snapchat, Instagram, post nyibona ntugitwika. ntugitwika ubundi hano hantu. Instagram, post nyibona ntugitwika. Tureba date collector. Pero hola, kona kubona wabandi bari. Mambo vipi? Ko wakonje, Ko wakonje. ko wakonje, ko wakonje, Date collector. ko wakonje. Bimeze bite? Nawe isi yakuzengurutse. Ati Veronica isiri kumuzengurutse yari yarigize nabi. Mbega yakatiye iki cyamamare Platini. You know I'm a bad boy. Bad boy. Oh na na na, and I know you can't deny. Icyo nari nkumari urakizi. Nabagushutse nabo barazi. Yajyaga aremera iyo ninja. Mu kibuga wabanzagamo 11 n'uburemo. Kuri bench sinyikubona. Ibaze kuba warabanzaga mu kibuga no kuri bench ukaba utakihaboneka. Urumva urwego ibintu byagezeho. Ni Platini P. Mu kibuga wabanzagamo. Okay. 11 n'uburemo. Kuri bench sinyikubona. Kabagereho. Kuri bench sinyikubona. Snapchat, Instagram, post nyibona ntugitwika. Ntugitwika. Post nyibona ntugitwika. Okay. Pero hola, kona kubona wabandi bari. Ko wakonje, ko wakonje, ko wakonje, ko wakonje. Sinari ko nawe isi yakuzengurutse. Ko wakonje, ko wakonje, uriye. Baba, wenjo baba. Ayo P, sinari ko nawe isi yakuzengurutse. Ko wakonje, ko wakonje, uriye. Ko wakonje Veronica. Turya isi. Nuko tugatangiye. Bimeze bite rero? Narakubwiye ngo filime yahuye na Rocky agaho kaba kahuye n'umunyutsi. Bimeze bite rero? Nuko tugatangiye. Ndetse ngo muri filime ni ikibuga ngeramo nkiciramo n'amagini. Icyamamare nk'imanukira. Kandi sinajya kuza imbere y'abantu banje. Icyamamare nateguye ngo nwike filime irangira n'imanukira. Ariko manuka icyababwira iyo ndambitse mikoro hasi. Ndamanuka koko. Manukana amafiyeri. Narababwiye ngo ningera utwitsi mukuru mu Rwanda. Ndatwika. Abandi bose uzabona batwika ni abanyigana. Bimeze bite rero? Nuko dutangiye filime yacu. Bakazanye ni bande? Ni United bikazanye ngo aba DJ Kabagiro mu gacuruze fresh ku gihe. Ifatanije na Rock Entertainment na True Art Entertainment. Ndetse muri hangano minsi mike ishize hari igihe mwabuze filime ho gato. Cyamamare rega ntabwo. Ese ninjye utarwara. Ibaze ko nari ndwaye tuntu tw'uducurane tworoheje shawo.
ako nyine abaganga banjye bakambwira ati ruki ntiwemerewe nyine akarwara gato koroheje icyamamare ikipe ishinzwe kumvura ntabwo cyatuma mfata mikoro bimeze bite ariko mugiye kujya mubona filime ku bwinshi ndetse nabazaniye savimbizo na zozo kuri filime nyinshi cyane zivuye muri Rock Entertainment ndaje no twica amagini na United filime zibagereraho igihe kandi ku bwinshi sibyo ubwo namwe umusanzu wanyu mutanga fresh nk'ibisanzwe twikorera akazi wana tuve mu bintu byinshi by'amatiko abantu bica filime rero bagashinyagurira imirambo y'izo filime nabyo ibi bintu byabo ngiye kubisubiramo bimeze bite rero nari narababwiye ngo nyuma ya corona nibwo nzatangira gusobanura filime reka noneho nze mbibakorere Compound B presents na Rock Entertainment na United na True Art Entertainment umwe ku mubumbe nimanukiye bimeze bite rero aka gafilime karimo ibyamamare Scott Adkins Mutebu aratwika Louis Mandailor uyu we ni icyamamare kuva na kera muramuzi ukiniye Saints and Sinners Debt Collectors n'abishyuzi Vladimir Kulich muramuzi ndaza kumube uyu mugabo aratwika hano wari udutangiranye ku gashati kuri tatuwaje ku kirombe mu ntoki dore uburyo atamburamo dore agakweto dore ubwibone dodododo afite uburyo agendamo abakobwa bagahindukira mbega imboga hari wagira ngo ni Rocky duhuye kuri iyi ninjiye muye nazo ziba ziri dore agakweto nawe afite amafiyeri do hewana njyewe ariko nta uramubona ariko uramubona kandagira ubutaka butoneka ni nani dutangiranye nawe Marina Curtis awa karimo afite buryo kigenda umugeni afite agashati ku buryo agashati kakagurishije yagura ikibanza i Nyarutarama urumva urwego ibintu bye bimaze kugeraho umugabo uri hano dore ikirombe ku kaboko barabanza reba ku gapapuro uyu mugabo ninde nuko tugatangiye wumva ndacyari umwe ku mubumbe filime we nanjyagaho kahuye n'umunyutsi akunini dutangiriye mu kabari hari abantu ku manywa baranywa wamenyemo amafaranga ni Scott Adkins uze ngo iyi filime niye ntabwo ari bya bindi baba bamukoresheje yamenyemo umufungo urumva inyungu nayo ni nyinshi Louis Mandailor nakubwiraga mubona ariko yinjiye hano umugabo yinjiye hano turore ari na Rick Ross umupampe nzanira ko kunywa iyi filime yazanywe n'umupampe bita nde DJ Bullet Mambo VIP nawe ndagusuje n'abakiriya bawe kuri 40 DJ Bullet ni icyamamare umugabo yicara hano mu kabari kunywa rega ntabwo bigira amasaha ni mu kabari abantu baranywa byeri ziranywebwa hano hari uri kurira mu ki murihangana sibyo murihangana one make it a dime. Yeah, I gotta check if we have that. You do that. Beer. Mbese biti hano hari abari guserera hari uwo bagwiriye Scott Adkins baramugwiriye icyamamare ntacyo ubikoreho ureke kurwana sore hanze Harry Styles, this don't concern you. ntabwo bikureba Kick 7 shades of shine out of each other. wumva nimba mushaka kurwana mujye kurwanira hanze ntabwo mbyitayeho cyangwa se mutume nanjye mbijyamo ugiye kuri iki Don't do it. ntubikore nyumva Calm down, okay? You see him? uramubona uriya Guy, name's Irvin. That's bamwita Alfie ni boss wanjye strict instructions. I gotta take ejo bundi yamaye amabwiriza outside the premises, okay? ko urugomo rwose no kurwana bijye bibera hanze uyu ni bouncer w'aka kabari Cause a bit of damage and... ubushize nakubise abantu ibintu birangirika Okay, so please. mubwira ko nzahinduka rero musohoke nanjye ndagize utwo kurya twa mu gitondo baramuseka The lads, ni abasinzi match his faggy English. mugingo uburyo avugamo icyongereza wagira ngo We did 100. ni umwongereza tangira kumutuka 250 yards. gusa ibyo twabakora imyaka ijana ishize Isn't it? imyaka 250 ahubwo Only a fair fight back then, was it? It was us
abongereza n'abanyamerika And we kicked twebwe abanyamerika twari duhanganye namwe abongereza all the way back twarabakubise tubambutse inyanja ya Atlantique I'm crying. Yeah. mwagiye murira musubira ku mwamikazi wanyu w'ibici Well, it wasn't a queen. ntabwo umwamikazi rero uyoboye ubwongereza icyo gihe yari umwami King George III, to be precise. King George wa gatatu I expect you not to know that. mbese ubundi abantu nk'amwe In your life, have you? ntabwo menye murasoma igitabo na kimwe mu buzima True Yank fucks. So you had help from the Spanish, the French, oh, and the Dutch. ati njye nshobora kuba ndi umufaransa ndi umwesipanyoro namwe ntabwo muzi wo muri nyine abanyamerika uba usanga igihugu ari cyarahuriyemo n'abantu benshi I fucking like these odds. Because like good old King George always used to say, umwami icyo gihe avuga ngo ngwino noneho duhangane nimba tubishaka hano baracuranga nambara yarareba uyarareba sore mfite buryo tabangutse mano katurare kick tera punch punch mutebutsi namuzanye basinzi baje kunywera mu gakungu bawutsi akabara ryarakubita sore double kick ndetse biti yeah abacuranga baracuranga nicyo bahemberwa punch pok 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 mugwe hirya nyuma yawe Frenchie nyuma ye giti katurare ikibando cya biyari shazi mwana urarenze pe uracyatwika baraziranye kuva mu gice cya mbere punch punch ntebe sore kura menyo poko punch yeah I thought you were dead. natekereje ko wapfuye Don't you believe me? A story for another. nanjye naketse ko wapfuye mwana kigori kiwe Outside, French. sohoka mu French we sohoka mwita French I love this fucking place. hano nakunze cyane Don't do this, okay, honey? cyane bino wibikora boss yaje kumutunganya nyirakabari ni bouncer yakubise abana n'ibintu That doesn't have to be renovated. umva nyine club buri cyumweru batazajya baza kuvugurura bongera bagura ibintu yabyangije Sure. And you unpaid bar tab. uyemo ibintu wangije by'intebe ndakwishyura 80 utahe ndakwirukanye umusore baramwirukanye Find someone else to slay. nta wundi muntu wabona ukora akazi neza nkanjye kandi umva mwana nuko bose baba bavuga vayo It's nice to see those things working out for you, pal. I'm very happy about byiza kubona ibintu bimeze neza hano mwana it. You know what it's worth if you want to finish barabaginga kubise byari bikwiye the place next door, maybe. nimba tuko kurya twe twa mu gitondo utatumaze tugende ngugurire Since you got no job no more. ubwo we nta kazi ugifite bakwirukanye ndakugurira baraziranye Come on, French. tugende ngukarage French ujye kumukaraga utwo kurya twa mu gitondo Just French, by the way. mani ibyo kurya ugiye kungura biraba ari iby'abafaransa ariko baje kurya sorry ifite ukuntu urya ibintu ukamenamo ibintu ukabona biteye isesemi uyu biramubangamira iki kigoryi I can't believe it. ntabwo nabyizera I believe you sat right here in front of me. ntabwo nakwizera ko yicaye imbere Oh, gee, you were gonna. naketse ko wapfuye mwana Going man was nyizera mani 2 times on that slide. Yeah? bandashe inshuro zigera muri 3 n'ubundi nari meze nk'aho napfuye I probably wouldn't be here right now. iyo bitaba Tommy ntabwo nari kuba nkiriho Yeah. Got shot up pretty bad, Frenchie. Stomach. Wouldn't go to breath. bandashe mu nda Want a mu rubavu Can you imagine? no hasi y'ibihaha Just leave one in near my spine. mani byansizemo n'imvune ikomeye cyane Well, kudos to you, mate, because, you know what? urabizi As zombies go, you're looking alright. njye ndabona usa neza ariko So where's my coupe? imodoka yanjye iri hehe Oh, I'm fine, see. Don't worry. meze neza su It's okay. Yeah, thanks for asking. nanjye narakomeretse ariko meze neza ntabwo ari ibyo nkubaza Oh, come on, Frenchie. French How you doing, really? I'm sorry, just... How you doing? babare ariko umeze uti I'm pretty good. meze neza So 2 in the chest. 1 here. bandashe hano nanjye irindi hano I don't know how, but somehow managed to crawl back to the car, right, and drive back. ndagenda nkambakamba ninjira mu modoka nijyana kwa muganga Right. I mean, I've seen a soldier shoot himself in the foot, and he... nibonye umusirikare wirashe mu kaguru arapfa ariko ibaze ko njye bandashe kabiri mu gatuza simfe It's a fucked up thing. imana urumva ukuntu ibintu byikora I had to blag the police at the hospital, though. Told them my gun went off whilst I was cleaning it. nabwiye abapolisi kwa muganga ati narindi guhanagura imbunda ndirasa urabizi iyo ugiye kwa muganga nyine warashwe bagomba kumenya warasiwe he
So was my group. imodoka yanjye ariko iri yakomeje kuba imoso yakabisimbuka Shoots out that loving bedside manner of yours, did they? ko yarongera asimbuka ikibazo umva turavuga ku modoka yanjye iri hehe Can sold that, can't they? imodoka yo narayigurishije What happened to wakoze ibiki with what? wegurishije nande kubera iki hehe The shop, didn't you? imodoka yo nayigurishije hahandi bagura amapiyese bayiguze mu piyese bayicagaguyemo Listen, that was like a bullseye for every... mani icyo gihe nzi ko wapfuye Got flogged that then. muri east los angeles nagomba kuyigurisha none nagurishije Did you sell this wegurishije angahe vehicle for? iriya modoka yari ihenze That's about $6,000. ibihumbi 60 ibihumbi 60 mwana iriya modoka yari yambaye cyane kungurishiriza imodoka ibihumbi 60 arasara I am sorry. mutubabarire Control my problem. byose bimeze za mutubabarire bari basaze imodoka ye barayiriye You're unbelievable. ma ntabwo nta byizero pe Like this tone. ibyo bintu uri kuvugana nubwo ndi kubyumva I haven't got a fucking time. Oh, you do. I come as a friend. I catch the bus to come and see my friend. I come uba on. naje hano nje kureba inshuti yanjye warangiza ukambwira bino bintu byose Mate, come and get your precious coupe. mani wateze bisi uzi ko uje gutwara imodoka ye ngo yaje ateze bisi nicyo cyamubaje yaje muri shira umuteto He's got a job for us. 2 days, 3 weeks. We're in, we're out. What do you say? hari akazi nanone nari nkuzaniye ko kujya kwishyuza abantu batatu bano bitwa ba debt collectors ko bajya kwishyuza Okay. Fuck. wa muntu nyine wakwambuye urabatuma bakagenda bakamukubita bakabazanya amafaranga yawe bano bantu mushinga iyo koperative tubaha akazi z'abantu banyambuye Can't do it. Listen to you, right? Let me tell you something else. kamubwire Tommy, you owe him. Tommy niwe wadutumye kuri ako kazi kandi umukesha ubuzima Okay, tell me one. kamubwire I'll do it for Tommy. You can do it for the money. nimba utabikora inshuti yacu Tommy bikorera amafaranga That's not true, right? urabizi urakennye Got to split 70K. turi kuganira ku bihumbi bigera muri 70 by'idolari hano How much? angahe Hmm? eh Much? angahe mwana uvuze angahe 70K. ibihumbi 70 Can be gone forever. You go home. akazi kamwe tukahita twimanukira ntuzagire n'ikindi kintu ongera kuko ibihumbi 70 byinshi Best French, you know I need. wanafunguramo gym French Yeah? I'm getting nowhere with the just call me French thing, am I? It's a term of endearment. mani ku kibundi munyita French niryo zina ry'akazi twamenyereye One last job. mani dukore kano kazi ka nyuma 3 last jobs. tugiye kwishyuza nako ubwo n'utuzi dutatu bagiye kwishyuza abantu batatu babahemba ibihumbi 70 by'idolari amafaranga menshi cyane I'll take uyu arabanza kure amafaranga reka bari njye wishyura uyu banamwirukanye n'amafaranga afite even another 20. reka musigire na ka tipu k'amadolari 20 kugira ngo ubone ko ibintu biriho I'll see you at 7. tubonanire hanze muginga nyiyemeyeho umuntu ugiye kuguha akazi nyine azi ko ukeneye hari ukuntu akwereka ko amafaranga ariho atanze tipu y'amadolari 20 Do you think it might be a nice idea to let me know bashano live? I did consider doing that friendship, but Tommy told me to remain incognito, so that's what I did, yeah? mani byose turabikorera Tommy yagiye mfasha cyane Out of this shit pit. nakora gari I get fired same day you tell. uburyo banyirukanye nkahita mura nawe njyana mu kandi kazi ni ibintu bitangaje Oh, wait a minute, what the fuck is... uretse gato mwana icyo ni igice ugiyemo It's called a car, mate. iyi bayita imodoka Wheelchair with iyi ni bya It is in my... ati ni wheelchair nibega ni za ntebe z'ibicumba nuko ifite ikintu hejuru cyitwikiriye iyi ntabwo ari imodoka mwana uyu we ni ibandi nyine ni G igendera mu tumodoka tw'amafiyeri Alright. Now look, we're gonna do... mwana icyo kintu ntabwo nakinjiramo Oh, no, got no time. tujye mu rugo mpindura imyenda Hey, you look beautiful. I'm a... nta gihe dufite urasa neza Let's see first then. Las Vegas. tugiye Las Vegas ni wa mbere tugiye kwishyuza bano ni abishyuzi bora batumatera umuntu ufite miliyoni bakagenda bakamukubita bamukubita yabishyura bakaryamo nk'ijana ryabo ubwo kazi bakora wowe ukabona umuntu agenda mu muhanda buri gitondo kumbe niko kazi yikorera ariko washingaga koperative gakora ibyo bintu we ukitwa abishyuzi bagiye Las Vegas kwishyuza bimeze bite bafashe inzira baturuka aho bari berekera Las Vegas Nevada noneho buriya bucemba mbuzi neza cyane kubera nyine What music? Do you like it? kubayo No, we take it easy with the kitchen, What do you... shyiramo akazi k'imana wishyiramo ibyo bintu by'imiziki iyo zamuka arabizima si wumva In Vegas then, mate. We're sticking with... mani tugiye muri Vegas Oh, the old big, eh? So, we are... reba tugiye kwishyuza rero Gotta look, Frenchie. My specs must have... ndebe iyo tugiye kwishyuza nawe rebaho Hang on a minute. uretse gato Number 2 on this list. uyu muntu tugiye kwishyuza Vegas ko muri kuri lisite wa kabiri Third. witwa Maliz Chief, always stop furthest away from home and work your way back, yeah? urabizi kera nakoraga kure mu rugo nzawugaruka hano uyu muntu tugiye kwishyuza Malizi Bonafide class act out of Louisiana, ni yeah? umugore watari wo muri Louisiana The kid Frenchie to work for the Ukrainian crime family. mbere yakorera
yayoboraga umuryango w'abanya-Ukraine n'abawubarizwamo abagizi ba nabi. Yari azi ibintu byose. Icyo gihe yari muri za 80, yari afite imyaka nka 20. Atangira gukorana n'umuryango we, akazi kose yagakoraga neza, azi amafaranga aho bayabika, ibintu byose famiye ye. Amaze kugira imbaraga no kubona udufaranga umukobwa, umunsi umwe yagize atya, aravuga ati reka nice famiye yose, amafaranga yabo ayasigarane. Famiye bari abagizi ba nabi bose arabica. Imariz ahari muri 80 yishe famiye yasigarana amafaranga. Iyo bagiye kwishyuza, uyu muntu wishe famiye yakwishyura ati ibintu bizuta. Uwo muryango w'abanya-Ukraine wuzuta. Njye n'uwo mugore imyaka 3 ishize, nako nyuma y'imyaka 3 amaze kwica famiye twaje guhura. Baje guhura nyine ntura umuntu hasi ndimanukira. Umugore w'ikihebe ubivuge ko twaryamanye n'uwo mugore, akurebye mu maso ushobora kumenya ko nakubwiye ko twaryamanye. Yatwica. Uwo mugore ni mubi cyane, sinshaka ko tuza guserera nawe. Nta bintu by'urugomo nshaka, ndashaka tugende dufata amafaranga tugenda. Amani iri kuvuga ngo nta kubabaza abantu, nta rugomo tugiye kwishyuza. Ubwo uravuga iki? Wenda tugende tubatera ubwoba tubakange ariko ntiturwane. Urumva mu minsi 2 twakwishyuza ahantu 3 nta murwano ubayemo, urumva byagenda gute? Ntabwo bishoboka. Niko mwavuga. Turabungariza, turagabana 50 kuri 50 bari butwishyure. Urabizi parikari imbere mbanze mwe byeri. Unteye n'icyaka, ni umusinzi. Eric Ross ifungura agafanta tube tuka. Uwo ni umupampu ushinzwe icyo kunywa n'icyo kurya. Muri Rock Entertainment turatwika. Usoza abapampe mfite. Yaje akorena. Yeah. Gan kuri station. Yazana ashyiremo essence. Nta bapompiste babayo. Kumbe bari kugenda. Yabonye ikimodoka gisa kiza aho bari, kimeze gutyo. We bamusereje ngo imodoka imeze nka bya bitebe by'ibicumba, ngo nuko gifite ikintu kitwikiriye hejuru. Ni wheelchair ifite roof hejuru. Iginga batwara bwa modoka, mbega nimba ugibona zimwe zanyu. Aza kureba ino modoka, buno ntiyadukurikiye. Mukinga azanye agatafari kano, harimo abirabura babiri. Nabafashara amwereka imbunda. Ntabwo mbizi French, wadufasha? Subira inyuma uvuye wa mugingo, baranamuzi n'amazina y'ingo ni French. Ikangamo. Hey, baranamuzi. Subira inyuma. Tururi. Kujira modoka. You okay, Frenchie? Is there a Frenchie? See that black SUV? Urabona iriya modoka y'umukara SUV? Was a massive bloke. Hari abaginga babiri birabura. Fuck off machine gun. Abaginga bafite machine gun. Bazi n'izina ryanjye ni bandi. They've been following me ever since I left. Kuva nava Los Angeles barankurikiye. Oh yeah. Yego. Actually, they were outside your dive bar up in Rancho. Wabona boherejwe ngo baze kureba niba dukora akazi neza. Just wonder. Babohereje n'ikipe nyine iza kureba ko turi bwishyuza akazi kakagenda neza. Kitchener just took. Why they Thailand? Urumva ntabwo umuntu yakoreza kwishyuza amafaranga ye ntashyireho umuntu w'ingenzi wo kumenya ko numara kwishyuza utayacikana. Barana baje gucunga. What? Oh yeah, to make sure we get the money and then make sure we don't run away. Nyine barana bagomba gucunga niba amafaranga nituyafata tutari buyacikane nta kindi. Is Tommy collection for? Ariko ni Tommy tugiye kwishyuriza amafaranga n'umuntu wacu aratuzi. Wait. Get the money back to Tommy. Tugiye dufata amafaranga tuyasubize Tommy. Twitahire nta bindi. Abashira vuba. Sasa bisa nkaho Tommy baziranye cyane ku buryo yumva ko Tom ataka bashyizeho ingenza ziza gucunga nimba bakora akazi neza. Biramutunguye. Baje akurino. Bari kujya Las Vegas, Nevada. Hey, uyu ni umujyi wo gutwika. Iyo ufite yawe niho ujya kuyarira ubundi. Mbega ni umujyi wakiryo no kuryoshya. Baje muri uwo mujyi.
Yeah. You know, we're friendship. Just come in. Wabaye umunota umwe French. You alright, mate? Mwana umeze neza baje kureba ngo umugore bigeze kuryamana kera mubi cyane we n'umwicayi witwa Maurice. You're afraid of anything, you know that, right? Yes. But now, uwo mugore mbere nibwo yari umuntu wanjye ubu arasigaye ari umuntu utandukanye. deadline, aren't we? Remember? Mane dufite iminsi ntarengwa tukiri vuba tugende. Bari gukorera ku masaha ku minsi baba bamaze kuyishyuza. Bagiye kwishyuza umuntu wa mbere witwa Maurice. Maurice bise bite hakurino baje mu kabari. Miss Reese is a busy woman. Maurice murabizi ni umugore ugira akazi kenshi. Get to the point quickly. Muvuge vuba ikibagenza. Munkurikire mbagezeho muvuge ikibagenza muhite mutaha. Check out the size on that. Nabonye kari agatafari we. Do you reckon she charges people to put on the scissor roll? Gee, you'd be serious. You can... Mani baseri taranyicisha. Tangira kureba udutafari ngo turi hano. Mumbe hakuri no muri ako kabari bajemo. Nakwitwa Maurice. Sound check's still going. So stay out the way. Baje hakurino. Can I get them a drink? All right, Miss Reese will be right with you. Hey, please, slow down. Ye mu mamazi. You can spell whiskey. Uyu muhe whisky. Nice place. You should have stayed with her. Uyu mugore ndabona ahantu heza yuza gukomeza ugakundana nawe. Cicika wakikurikiye. Yakibwiye ngo giceceke. Ngo uwo mugore atamenya ko bavuze ko uyu baryamanye atamenya ko nabikubwiye. Bya bintu bya Nshuti Joseph. Linsky Golden Boy. Linsky Golden Boy Baker. Turn of the main contender. Ndabona wigarukiye dore wa mugore yarashaje. Maurice na n'ubu uracyari mwiza pe. But we both know it was you that got me. Ako turabizi ko ari we icyo gihe wari urenze. I'd made it back from that night. Maybe I never will now. Either way, it's really nice to see you again. Ariko agatora byiza kongera kubona. Izuba rimeze nabi hanze. Ndabizi ntabwo wakwanga icyo kunywa. Actually, Rebye. kind of all finished with that now, Mel. Yeah, clean and sober all the way. Twe dufite akazi kenshi tugomba kurangiza kandi tutasinze bakiri soba. It's the 155K. Tommy yamamagaye ngomba kubishyura 155. Well, the money's ready. I got amafaranga yanyu arateguye. phone call. Bakimara kumamagara nahise nyategura ngo nyabahe. Ariko Okay, nta mikino a large sum of money to save my bacon. Nagurishije amafaranga menshi ngira ngo nite kuri business zanjye. Then he goes and gets himself killed. So I think I got lucky and got off. But then Wona nayagujije yaje kwicwa. None nuko nongeye kwishyuzwa n'undi muntu ariko ngomba kuyishyura ni mwene wabo. Katorore. a long way through a hot blood. Umva twafashe urugendo rurerure tuva kure. No, it's pussyfoot around, so you've already prepared the reddies. Let's have it, and we'll clear out, yeah? Does the English shoe salesman know Yeah. talking to him what I do to Uyari hakuri no. boys? Umva ntabwo nkunda utwana tw'uduhungu tuvuga gutyo tuvugisha abantu bakuru. Maurice. Time listening, but Nicyo gihe ngo twumve. In my club, you call me Miss Muri Louise. club yanjye banyita Miss Louise. Respect, and I demand. Icyubahiro mba nyene hano. Umva Miss Louise tubabarire. I'm more God. Tuba amafaranga twigendera ibyo by'ibyubahiro ni ibiki. Name the Witwa nde musore muto? Sir, Yitwa they're calling French, just like yitwa French mwite French. off, Mr. French. it's just French, by the way. Umva nyita French wantu ureka ibintu byinshi. Don't worry. We've come a long way from LA with the gold. Umva twaturutse Los Angeles. Okay. Turashaka gusubirayo. Please. Uyarakaye umusore yanga umugore hano uri kumusuzugura. Miss Britt. She has your money. Uriya Miss Brett afite amafaranga yanyu. Give the bag to Mr. French. Icyo gikapu gereza Mr. French. Akahita n'akamera kugira ngo mutazavuga ngo ntiyabishyuye. She'll be shooting some footage. Abagomba kubakamera kugira ngo bigaragare ko yabahaye. The money's all there and accounted for. You know what, Mallory? Maybe you should keep filming until we get all the way to the car if you plan on it. Nimba asabwa muri abakamera mwadukameye tukarinda tugera no mu modoka yacu tutagera imbere mu kayatwaka tutaragera no mu modoka. Good. Ni sawa? Ni sawa. Why don't you hang with me a minute, Sue? So wabari turetse tukaba turi kumwe gato. Mr. French n'abasohotse. I'm sure Mr. French can find his own way. Ka Mr. French n'ubundi bamugeze hanze inzira yaraza kuyibona. Mugore nakubwiye ati ikintu twitaho cyane hano ni ugusobanura filime ijambo kurinda biriya bintu umuntu aza agasakuriza muri filime ngo nanjye ndatwika. Kora n'ukogeza ntabwo ari ugusobanura. Now you look like a jigsaw puzzle. But Kera wari bogari none dore ukuntu usigaye usa nabi. Igihe ni iki kibazo? Hano nyine iminsi myiza ngo barayigiranye.
umusaza n'umukecuru Confess to cameo you had for dinner last night, Mal. muzi ko mbese mumurirwa ibintu wariye nijoro mu kanwa Side. But you chose LA instead and look wakagombye kuba warangumye iruhande tugakumana ariko wahisemo kujya muri LA Los Angeles tonight. I want you to think of me and the life that you nijoro nuza kuba uri koga uze kwireba noneho wibuke ibihe byiza twakabaye twaragiranye ariko imvuga bakoresheje njyewe ngo ahantu yakabaye ari kureba ari koga nijoro sinabivuga ndiyubashye ngo naza kuba ari koga yireba aze kwibuka ibihe byiza bari kuba baragiranye n'uburyo umugore ngo yatwikaga Don't scare the fucking piss out of me, but you rub some magnificent. umva iminwa yawe iracyari myiza pe mukecuru imanuki mukecuru sirehikwe ni mukecuru imanuki muzehe cyakora tujye duceceka twarariye ni urusaza rero twarariye twaranyweye nuko abantu badashima Tell you what, it was a piece of piss, wasn't it? She just gave you some... mani ko byari byoroshye isa amafaranga turagenda Mate, umve no problem. icyo kibazo Give it up word to easy, French. uburyo duhayemo amafaranga byoroshye ntabwo bisanzwe That's not the Maori. marizi nzi ntabwo ari kuriya kora ntabwo yapfa kukwishyura gutyo kumbe koko bayabo yesu kirisito sinakubwiraga french bohereje umuntu ngo aza twakara amafaranga bari batwishyuye ikibazo umuntu yagukamenya kwishyura kugeza mu modoka uragenda arangije aragukurikira ya mafaranga yaguhaye yakwake ubwo ntabwo wajya kuri bosi umubwira ngo ntabwo banyishyuye bosi yavuga ati barayagwaye nabonye videwo wayariye arabafasha kano kazi ko kwishyuza ntabwo kaba koroshye This piece of shit couldn't get away anyway. bafayo n'imbunda shaka amafaranga bamaze kubishyura mu kanya What have we got here? cyane Machine guns through the guns. What do you want to do? batatu bafite inkoni n'umwe ufite mashini gani No, there ain't an ounce in here, is it, mate? mana ubundi njye ntabwo nkunda ibintu by'imirwano Pay for the money, boys. basore tuje gutwara ayo mafaranga We'll be nice back. This ginger prick. AK-47. That is pretty much the wankiest assault rifle anyone can get. 2 million. uriya mugingo ufite imbunda wagira ngo ntazi no kuyikoresha The wrist and the receiver. I bet this prick's never had a range session in his life. Okay. afashe imbunda nk'umujangweri mbega I'm gonna take him. uriya ngiye kumufata ufite imbunda bariya batatu basigaye nawe urwane I'm nabo gonna get the bigger 3,000 mana urufata umwe ngiye mfate batatu assault rifles. wumva njye ngiye gufata umwe ufite assault rifle imbunda mbi cyane To go. She look like a girl. It's a fucking monster. umwe ngo arafata uw'imbunda undi afate batatu Simple. wumva ngiye gufata uw'imbunda bariya batatu ugenda ubakubite ni ibintu byoroshye ibigabo byose ni indwanyi Well, that means you're ready. nari maze igihe nakubita umugore bivuze rero ngo wararuhutse noneho buno wamukubita neza umva ikigo rye ariko ngo nari maze igihe nakubita umugore ikindi ubwo nyine urumva wararuhutse nibwo uri bumukubite neza uyu agomba gukubita uw'imbunda gusa uyu akajya kuri ba bandi batatu bimeze biti Hey, bunda mugongo uyu akazi karakarangije Hey, giti Hey, uyu Hey, bose nirwanye ku mutwe umusore mutebutse giti Hey, fi katurare panji Hey, kubita umugore ngo yari amaze kabiri adakubita umugore You hit me with the balance. You can run for ngo nkubise inkoni niyo mpamvu ngukubise over. binango minangi Spray, we're not the ones, man. And go and get out of here. vana ugende waninje ntabwo ari twe turi bwiruke ngukubitiye ninje ariko ninje nkubise igiti muze nakubwiye ngo ntabwo ari akazi koroshye twimanukire It's work, old man. Guess being koze akazi keza muze snake. She what can I tell you? She hit me in the head with a bat. kiriya gikobwa kinkubise inkoni mu gutwi Wouldn't beat yourself up about it. bari hano ba bandi bagomba gucunga ko bano bakora akazi neza baraza It's nice to see you guys show up. byiza ko babona abasore Do you for you? bagira inama You get out and you give us a fucking hand. ubusitani duhura n'ibibazo mwaje mukadufasha So you two fight. Not bad for a couple hands. twebwe twishyuriwe kuza kubacunga ntabwo ari ukubafasha Look at Bonnie, man. mani reba uriya w'imisatsi y'umweru How's those eyes anyway? I'm telling you. ngenda mbona hari ahantu muzi mani nyamara niwe mwana ibigoryi biravuga ibiki ngo hari ahantu bimuzi ni uyu musaza All these guys say, I don't know. ibintu bigoryi ni byanda The fuck man working for? Let's just focus on ubundi bakorera nti mani twe twite ku kazi kacu Let's just move on. sasa uyu nguyu french ntabwo yumva ko umuntu bari kwishyuriza witwa tom Through the night, look. tommy yaba yabatumyeho abantu bamucunga kuko arabizera basanzwe bakorana Time schedule. We need to have the money in by Friday. We I need some goddamn rest if I'm expecting. kuwa gatanu tugomba kuba twatanze amafaranga yose Listen, mate. These machines, they umva work without the cost. bino bigumi byacu ubona ntabwo byakora udafite mu mutwe rero ntabwo ari ugupfa kugenda turwana twishyuza tutazi ibyo turi kwishyuzamo Don't work. izi ngumi zacu cyangwa se izi mashini ntabwo zakora hatarimo fitensi cyangwa se hatarimo akantu kazikoresha ni ubwonko bwo tujye muri hoteli
nahise baza hano muzehe arashaje ariko aracyari ibandi ni iniga y'umusaza Louis Mandela Bogari dore yarashaje burya iminsi ni mibi ntimumuzi yaratwitse yo do kazi kabari n'ijyango rye nuko ujya kuryama ufite udukomere wikanda kandi bwa hoteli bafite ahandi hantu habiri hasigaye ho kwishyuza telefone ako nino ni Tommy Mukire Yeah. yego Tommy So we got money from Maurice. Maurice twamukuye amafaranga hasigaye babiri Oh, you know. yitwaye neza urabizi But, I got a question, ariko ngufitiye ikibazo Seem to have picked up some company, two brothers, bisa nkaho twakurikiwe which I don't understand. dufite abasore babiri badukurikiye bangurikiye kuva Los Angeles Yeah, just making sure we don't blow the dough. abo ni babiri nyine bo kumenya ko amafaranga mutari buyangize twatumye How you doing, Tommy? You doing okay? umeze gute Tommy umeze neza I mean, just worry about the next one. ntugire ikibazo kuri njye ukora akazi Or kawe anything else maybe I need to know about this? nimba hari ikindi wambwira nkeneye kumenya wambwira It's kind of hard to talk right now. Yeah, I understand, Tommy. No problem. ndabyumva Tommy Tomorrow, okay? You look after yourself. ejo nzakuvugisha Got you into this. mbere ko wanagushyize muri ibi bahita bakupa yeah Is that you, Frenchie? Come on in, it's open. Managed to snag one of these from across the street, threw them out my sleeve. Come in. What do you got there? You know, mate, got a bit of the old rooster. uyu yaje kumureba yarari mani mvuye kuzana Rooster Roho Frenchie. Rooster Rojo ubwo niko bandikanye ariko ni Rooster Roho niko basoma mvuye kumugurira koko Stick with me. Stone Cold Turkey. And I mean what I said. mani ngomba kwanga iyi nzoga uyinywe wenyine n'ubwo wari ukoze neza No. Yeah? Well, I guess getting shot by a machine gun will make you reevaluate those decisions in life. mani kare habuze gato ngo baturashishe mashini gani umuntu agomba kunywamo Good stuff. soka muyinywere So come on then, mate. Said you died twice, right? You see? mani habuze gato ngo upfe inshuro ebyiri No, like, bright lights or you lie. ese cyagiye haburaga gato ngo upfe wabonaga nk'urumuri wabonaga iki mbwira nawe se wewe What did you say? we cyagiye bakurasa wabonye icyo ubwo wari ugiye gupfa Bumping off like you, mate, but mani ngiye ibyo nabonye ubwo nari ngiye gupfa nkubwije ukuri it's kind of embarrassing. sha byansebya mbivuze wumve Why is that? kubera iki wumve ikiganiro nkubwiye ngiye gupfuza ibintu nabonye Look, I don't know if I was hallucinating or what, but sinzi nimba ari ibintu nabonye mu mutwe cyari byari bihari you, banjyanye mu cyumba cyo kumbagiramo honestly, right? Platinum blonde hair, haza akaganga narrow. gateye neza gafite agatafari gafite imisatsi y'umweru k'agaforomokazi So anyway, right, nari nzi ahandi nareba usibye ku gatafari in this place, right? mana aho hantu hari hakonje Yeah, and I'm shivering like uwo muganga rero ngiye ubwo nari ngiye gupfa yaraje amagarara imbere because I'm looking up at this bird and she's cutting. ndangije ndaryama And I'm trying to be like, ankuramo imyenda nari nambaye nyine muganga it's just a regular occurrence for this stud, you know? arangije arandeba So anyway, there she is. umuganga areba ku myanya myibarukiro yanjye Underwear, akuramo imyenda akabogisa kanjye dark, Pollock. sigara nambaye ubusa umuforomokazi andeba uteye neza umva rero ukuntu byari bimeze I'm not a small man. ntago hasi ndi mutoya ubwo murabyumva Thoroughbred stallion either, but nyine sindi na munini cyane I think it's ariko ndi hagati aho ndaringaniye muri kubyumva fucking cold in this. hari hakonje ariko mani nyine nk'icyamamare nirwanyeho Oh, wumve little nub, right? reka wumva mwana y'isingiranya Simple, mate. icyamamare ndimanukira kandi bari bagiye kumvura narashwe Stand up. fata umuganga rwose wumvishe ariko iyo nkuru Listen, urumva atari igisebo mani kuba nari ngiye gupfa nkabanza nkirwanaho Would make any man blush, yeah? mbega ikigoryi hano so come on then, mate. mani nawe mbwira wowe ugiye gupfa wabonye iki rero watubwiye ibye rero wiriya yarabanje aratwika aravuga ati ntakura amakoda Huh? yatuye hasi Because what happened to me was perfect, yeah? Absolutely perfect. njye ibyambaye byari ibintu byiza cyane A chance to finally talk to someone you respect makes it feel all the more special. ni ibintu byiza iyo ubwiye umuntu wubaha wumva nawe uri umuntu udasanzwe mu bw'ibanga ryawe ze naramubonye French agiye gupfa
I saw Millie. nabonye Miri ni akana ke She was waving back, yari guseka thinking, you know, ampepera ubwo yari agiye gupfa we nawe bamurashe yabonye akana ke kari kishimye she wasn't disappointed in her own man. yari ameze nk'adatengushwe n'ibikorwa byanjye She looked like a little angel staring back at me. yari ameze nk'akamarayika kari kundeba ubwo yari agiye gupfa yiboneye umwana we mu gihe iki kigo ry'icyo nyine nawe ibyo cyabonye mwana si iby'i Rwanda ishusho irangije irabura Now, hey that's beautiful, mate. ibyo ni byiza mwana Bloody hell, here I am banging on about my tiny cock, and you've gone and hit me with the. mu gihe ngende ndi kukubwira ibyerekeranye n'ukuntu niyirwanya ariko abakoresheje ijambo rimwe ribi ntasobanura wowe urumva wiboneye umwana wawe ngiye mu gihe nawe ndi kukubwira agahita avuga ijambo ribi nyine ntavuga kandi arivuga wagira ngo ntabwo avuze ikintu kibirega akimanukira Glad you got to see him, mate. nishimiye ko bashikuna umwana wawe You too. akana ke kapfuye ariko yarakabonye nyine agiye gupfa That's good stuff. kano kayoga kararyoshye Okay, we got an early ride. bari nywa gake igitondo turazinduka We'll be fine, mate. Don't bari worry. ngiye nongereho ikibazo twazinduka twagira twe turanywa si ukwibeshyera Oh, you were right, by the way. gusa wavuze ukuri You know the day we got shot? wa munsi baturasa I should listen to you. nakabaye narakumviye menye barabarasiye umunsi umwe mu gice cya mbere You're better off than we are now, that's for sure. That's still alive, mate. gusa nishimiye ko ukiri muzima mwana umugabo yivugira icyongereza cy'abongereza ni umwongereza 100% ubanza taco ni ubwo urumva abanagoranye abari kugora icyamamare ariko se ko twize neza tukimanukira yeah. Mutebutsi aravunanye bakomeza imbere na mutari mubizi cyaba bibahisha akurina Okay, Frenchie. We're here. okay French twahageze Go a little early, so let's kick back a little bit, yeah? Wait till Leona gets here. tugiye kuba twicaye dutegereze nyiri iduka nimba ari iduka nimba ari igiki nyiri hano bagiye kwishyuza aza akingura Alright, mate, you get your beauty sleep. rero byaba byiza ubabisinziriye Just wake me up, yeah? ngiye kuba nsinzire dutegereze nyiri hano nakingura urankangura The only one around here who needs to do some stretching is you. yarabanza yifunga mu maso kugira ngo nyine asinzire nta mucyo na mucyo abona yahita asinzira mani ngiye kuba nsinziriye uze kunkangura nijoro ntiyamaze bitotse nanjye ahantu hose ngeze mpita nsinzira yeah. bakira bamwe babacunga bavayo barikomereza ni abagomba kubacunga ko amafaranga bishyuje batayarya katorori yeah. uyaza mu modoka Come on. Oh, umusa avuye kugura agakawa coffee, huh? kubita agakawa Wakey, mate. cyuka mwana Alright. yeah. ni su ntabwo baba baryamye baba banakubiswe harimo n'imvune nyine hari utuzi tuba tuvunanye tu n'aka kazi kanjye karamvuna iyo mbonye umuntu ashaka kundira ku mafaranga nta kintu yankoreye ndaseka Me. ati ntabwo abaza amagambo mba navuze ngaseka mbabaye kugira ngo ntwike sha Okay. okay zana hano Esteban Madrid. tugiye kureba witwa Esteban Madrid 95,000 byari bwishyure Boxing club. What? ndetse ni bosi w'ahantu bakinira iteramakofi man afite boxing club bagiye kwishyuza umuntu ufite club y'iteramakofi Yeah, that's right, you. ibyo uri gusoma nibyo And he's trained a lot of good fighters. uyu mugabo ni indwanyi atari That can actually fight is woefully fucking small. ndetse ngo afite n'abasore b'indwanyi Yeah, well, bagiye kwishyuza umuntu noneho ufite gym nako si gym ni club y'iteramakofi there's discipline. There's these. Yeah? ubundi abantu bitoza ibintu by'imirwanire by'ibi bipfunsi bagomba kuba bafite discipline I think a lot of people might disagree with that, mate. Just a few people. It's not disipurine nayo ihurira n'imirwanire man hari abantu benshi ibyo mutabyumvikanaho mutebutse arabihakana what I am saying is icyo ushaka kuvuga ni beat science. Fucking classic. Oh, yeah, mate. man ibintu byose bijyanye na siporo no kuba uri umuntu urwana urenze uba ugomba kuba uri umuntu wiyubashye ufite disipurine Is it fucking open? man iduka nako ya club bayifunguye On site? You don't know, right? ntabwo ubizi
You're supposed to be on fucking watch. wakagombye kuba uri gucunga ukamenyera igihe bafunguriye kumbe bafunguye kare mwana yari nagiye kugura ikawa Between us leaving with the money and getting our fucking asses kicked by a bunch of prize fighters, yeah? On. wa mukinga we watumye indwanyi ze zinjira muri karabu kandi twagomba kumwishyuza indwanyi ze zitaraza muri gym sasu yakoze ikosa yagombaga gucunga boss nyiri karabu agifungura bakinjiramo abaza muri siporo bataraza b'indwanyi ze kuko uyu yishe akazi ni mutebutse binjirayo tujye kwishyuza tunone se ko twarwiyemeje nanjye yari genso bagiye kwishyuza twese Bani Madrid patorori muri club ya boxing bano baniga bitera amakofe barakatsindwa to batipe bitera amakofe yo Frenchie. impumuro Frenchie Don't forget. ni ikintu utajya wibagirwa impumuro y'aha hantu menya nawe yarateyeho amakofi niba umuntu amaze iminsi ari mu mayoga nta gasiporo nta kido nta gasiporo ntacyo ariko mwana iya mayoga twazado ntabwo waza winjira ukubita igikapu cyacu urabanza ukinjira ugasinya ukishyura urabamambure bashya ugera kubita we I got the defibrillator for you. Oh, wouldn't worry about it, mate. Tougher than he looks. uwo musaza arakomeye kurusha uko umubona Two assholes, get the fuck out of my gym. munsokere muri gym There's no need for language like that, pal. nta mpamvu yo kuvuga ururimi gutyo Madrid. I tuje kuri Madrid couldn't get him, would you? mutujyaneho Fuck off. subirayo Listen, mate, if you're gonna get saucy, fucking do something. bari mutangiye kuvuga nabi twabikemura Science is pissed about comparing whose is bigger. If you knew me, you know that mine is. iyo uza kuba unzi ntabwo wakabaye uri kumbwira utwo tugambo we yaramuseka Oh, right. Oh. You're a tough guy, aren't you? niwe musore ukomeye hano se Okay. Now this confidence that you're showing me right now? kino cyizere uri kunyereka nonaha Fine, mate. mana umeze nk'impumyi ntabwo nzi All you need to know is I'm the bloke icyo uzi cyo into a boxing club. ni umuntu winjiye muri boxing club yanyu Gobshite. wabakubita mwese ngasohoka muryamye hasi nkahita amanuka I'm doing it. And I'm all this boy. ibi byose kandi nagukubitira imbere y'aba basheri bawe b'abahungu mbega bita abatinganyi aba ba boyfriend bawe nabagukubitira imbere Fucking right. Fucking nutcase. ushobora kunyita ko ndi umusazi Do as I said. ariko kuri icyo nkubwiye Your boss, yeah? kugeza kuri boss we wakigoryiwe Okay. kubura umuntu witera amakofu uzi ngo urarenze umuntu ukabona aje kumenyera gutya nabyo ubitekerezaho hari igihe uvuga ati buriya si umushepe we ya sisiteme ya jambo niyo abonye umuntu wese ufite icyizere ati buriya ni umusirikare Like his job, you really know how to throw yourself in him, Frenchie. Nice. Just trying to get this done and pull this shite behind us. Besides, they're only boxers, right? bano ni ba bantu bitera amakofi man they are only boxers ntabwo ari abantu bahatari uyu muginga ntabwo azi ko mu mikino yose y'imirwanire imikino njyarugamba umukino urenze buriya ni boxing umuntu utera amakofi yakwica va kuri bwakungufu uva mu biki Good. And we don't have to go. ntabwo mwari mubizi nyine mwebwe reka njye mbibabwira Let's have it. gusa uyu muginga aravuga ngo si ba bandi batera udukofi My boy wasn't alone. We'll start a debt. amafaranga bamese yari ideni rero gusa n'inguzanyo Can't pay back. ni amafaranga ntagujije bampaye nk'inguzanyo We need to stick it. genda ubwire Tommy aceceke It seems to get complicated, doesn't it? ibintu hano bigiye kugorana We wouldn't have a job if it didn't, Frenchie. ati ibintu biba bitagoranye ntabwo twari kuba dufite akazi French uwo ni su mbega kwishyuza abantu bakakugora bivuze ko ariyo mpamvu baba babuhirije Prospects back in the day. We won this title shot. Oh, you know who he is then? And you should also know that he's had every goddamn excuse in the book. So listen, mate, we're in nice and early, aren't we? Do me a favor, give us the money and... mani dufashe dukorere faveri duhe amafaranga tuve hano tugende ubeho Yeah. You know, if you're serious about boxing, you should never fight outside your weight division. nimba muzi ibintu bijyanye na boxing ntabwo ukwiye kurwana n'umuntu ukurusha ibiro muri boxing habamo ibintu by'ibiro kumva habaho bawe heavyweight biki Two are here to reclaim responsibility. bano bantu babiri baje gutwara amafaranga y'inkunga yawe No sparring ayo partners, mafaranga adahari ntabwo uzongera gukora siporo no nta stamp. mafaranga tuzongera kukwangizaho biba birangiye kandi uyu niwe champion Pussy is getting your gloves on. mani babita amapusi zino pusi ze ebyiri ziri hano ndazikubita Too much of a sweet science for me anyway, right? mani wambwiye ngo urindwanye se wamukubise I guess it's you. ngaho genda urwane nawe n'umutsinda ubwo amafaranga yanyu murayabona muze yagiye kurwana n'umusore muto witoza utera amakofi That fucking money, trust me. ngiye gukubita uyu musore wawe nze dutwara amafaranga ntabwo utsinda Pick up the gloves, old man. fata ibyo bigama uze tugende I got this, Frenchie. French wino ndabiko umusaza no kunama biramugora amaze gusaza akagongo umusaza do
agiye kurwana n'akana gahora kitoza ni champion wina do umwana uri fiti ufite n'amaraso ashyushye muzehe amaze gusaza n'amayoga ya hato na hato bagutura hasi bya hato na hato muzehe we mukubita utuje mani iyi ni siporo hano ni abatereti babiri bagiye guhura katorori muzehe avayo muri ringi ajya kurikira filimi twagiye muzehe ku gakweto ke do ku mwana muto uri fiti ufite amaraso ashyushye champion muzehe nta mwana unyara ku kabari muzehe niyo principe agendera nta mwana wihagarika ku kabari ntawubaho muzehe kura umwana twika muzehe yewana njye ariko mfite n'abafana amaboko muyamanuye muzehe uramubona ariko amaboko muyamanuye katururi muzehe muzehe hasi yaratamitswe mbese neza mwana haguruka bari kumushuka bari hanze yarashaje umwana uri hano arabangutse ni umusiporutifu mwana bino bikora muzehe bamukuramo muzehe bamukubise kawu nokawuti ikigori cy'umukubise apfukamye kandi ntabwo byemewe mwana yaguruka twabikora yani byanze rero nutabikora ntabwo tubona amafaranga yaramucira mani none se ubundi ko nategereza waje tukaba ariwe turwana mani uko byagenda kose tuvana amafaranga hano ko byamera kose tuvana amafaranga hano niko kazi kabo uko byamera kose akazi turagakora ese ko nta mirage badusigiye zikagomba gukorwa niyo magambo katorori mani twika mwambika gloves mewe tera wapi mwana uri hano sportifu mesa neza cyane muri informe mwana tabutsi uye mwirabura urenze hano katorori uyaza gufana ushaje usigaho ubundi niko bavuga tera tabutsi yaje anavuga ngo si abantu batera udukofe Frenchie tera punch mutamitse we katorori kira tukire kira mutamika kandi meze neza tera punch bose punch jagasani punch mugabo yavangamo n'imigeri ubundi ntabwo iba yemewe muri kick muri boxing mana azanyemo n'imigeri bya bindi twarwanaga kera ngo imigeri ntayirimo we wambaye inkweto ngo banza uzikuremo katururi tera we mugabo rero champion wagutse cyane mese neza amavi ubundi ntabwo byemewe azanamo za tekinike zahita afunira mu mavi iyo atabizana bakajya mu ngumi gusa mana aramwibye umuvunnye kaboko bose arabateranira katurore kure y'imbunda champion bamuvunnye akaboko kuba ukina umukino w'iteramakofe umuginga akakuvuna akaboko abagufashe ku nda bamenye ko bagusubije ku isuka yava muri ringe yaje yabasuzuguye ubwo abonye ko iteramakofe mwana ibi bintu ntabwo bisanzwe cawo wa mukinga we girasu amafaranga barayabahaye nakubwiye ngo nta kazi koroshye ku isi kabaho na bibiliya imana yarivugiye mu itangira uwitwa umugabo azarya yiyushya kuya Sponsorship money. Bana amafaranga ntabwo yari inguzanyo. Fucking Barbosa. Iyi yari impano Barbosa yaduhaye. Use guki? Barbosa. Barbosa. Fucking sucker punch me. Barbosa niwe wari watuguru waraduhaye n'amafaranga nk'inkunga muri iyi club ya boxing. Don't you fucking move. Uvo ngaho. Barbosa ngo niwe waragushije amafaranga. None kuki Tom ari uri kuyishyuza kandi amafaranga ari amafaranga yatanzwe n'uwitwa ngo Barbosa.
bashaka kuri ino katurore yeah Fuck out of here, yeah? tuve hano tugende mu ntangiriro Imana yarivugiye ati umugabo azarya yiyushya kuya ntabwo wapfa kurya ibintu utakoze njye niyo mbonye ibintu by'ubuntu ngira ubwoba ariko mba nakoze reka njye nyarya ndavuga Could have been a good kwiruka imihanda forum like you did, you know? It's very cold, friendship, very cold. bagarutse hakuri no kunywamo Trying on 99. ni ukurya wakoze mwana umusa reka tujye turya tuba twakoze do And you've got a tongue. umwana warahindutse n'uburyo usigaye uvugamo It's when we're Junior 91. turakurikizaho hehe Let's have a look at this. reka turebe aho tugiye gukurikiza Okay. reba bari kurya robingo sinati za robingo Verizano Carga Park. Kanoga Park Joyous. so bagiye kujya Skinner, 200. Silas Skinner ibihumbi 255 Yesu Kristo amafaranga menshi cyane bikanzemo nabo iyo bagiye kwishyuza amafaranga nta muntu wapfa kuyishyura baze bagutumye ngo ujya kunyishyuriza uriya muntu miliyoni nako miliyari ni urugero se wagenda ufite ubwoba ukavuga ati amafaranga arayabona koko cyaranyica abinjiye baba pampe Damn. basore Right on course. muri kurya mutwa robingo muri kurya snacks za robingo bifite n'akamenyero Because you boys look fucked up. mana ariko mwana ngenda ndabona musa nk'abangijwe Ask him, man. mubaze mwana Down and out. mwana reka tukubaze rero Oh, he here reckons he saw you and uyu musore wanjye iyo yibutsana kuzi muri filime yo kurwana You the fucking mwana si wakenye filime y'amaninja mani ya kera movie ninja, the car. ya muvi ya ninja That's you, right? babarwanisha ku ngufu Correct, gentlemen. Maybe. mubyibutse neza ninjye wayikinnye I told you. nari nabikubwiye mani Me and my brother used to watch that movie all the time when we were. njye n'umuvandimwe wanjye filime twarirebaga tukiri abana y'amaninja wakinnye mwana urindwanya But I ain't fucking with you today, man. gusa uyu munsi ntabwo twagukinisha The best ninja movie I've ever seen. niwe muntu wakinaga filime z'ininja kera nigeze mbona Really? wamubonye muri filime Good. Bro, this fucker used to be the shit. mani yahoze ari umuntu wahatari none dore yararaburije yabaye umuntu uri aho mani nta kintu ufite kidasanzwe What the fuck happened to you? byakugendekeye gute ko kera wari urenze Gonna happen to you too, boy. icyambayeho namwe bizababaho Life. icyambayeho cyitwa ubuzima It's called life. it's called life icyambayeho ni ubuzima namwe cyababaho bari bamumenyereye ati muze ko wakinaga filime z'ininja kera tukwemera uri umuntu urenze iki cyakubayeho ko waraburije ati icyambayeho namwe cyababaho icyo kintu bakita ubuzima buriya nubona umuntu yigize uwa danje ari kwivugisha utugambo ngo nuko hari utuntu dukenya ari kubona muri iyo minsi hari ikintu bita ubuzima ati nawe cyakubaho icyo cyambayeho What are you talking about? No, I'm wondering. buriya nubwo ntwikamba nzi aho ntarengera ikintu bita ubuzima Find out what, mate? Wait, ask you a question. Come on. hari abacaho What the fuck did frenshi I'm not talking about anything. Come on, please show. ntaraginga nta kintu banatubaza twigendere I'm gonna make a quick one. muzehe arambabaje rwose mwabana mu ikintu cyambayeho namwe cyababaho bakita ubuzima nta kindi kidasanzwe abantu bose ikintu bita ubuzima cyabayeho ndabasuhuje mwihangane si urwumva magara hano Tell me you didn't know. bwira ko utari ubizi Steve, muzehe watumye kwishyuza kumbe bamutunze imbunda this is to me. We're collecting Barbosa's money. utambwira ko amadeni turi kwishyuza ari uwitwa baribosa We've had a good run, Golden Boy. twakoranye neza golden boy I paid the money. mbaye ndiwe nafata amafaranga nishyushye nkirukanka agacika kumva abatumye kwishyuza burya amafaranga si isaye hari abamufatiyeho imbunda niyo mpamvu yari yabatumye This is Molly action. uyu ni mori egisi muvugana bosi wanyu mushya You owe me one more collection. mu ndimo kujya kwishyuza ahandi hantu hamwe Bring that go to Molly. uzane amafaranga muyazaniye mori bayiha yanyu Your boy Tommy can breathe easy again. aho niho Tom ari buze kongera guhumeka atuje Tommy wanyu namufashe Tommy bari bazi ko bari gukorera ku isi we bari gukorera yafashwe n'uwitwa mori egisi amadeni bari kwishyuza ngo nayo witwa baribosa sina ya Tommy mori egisi turore yeah
Yeah. Sorry, Tommy. That's right. Garuka hano. Bamuzanye hano. Let's go, Tommy. Tugende Tommy. Yeah. Do. You hate LA, but here you are. Wanga Los Angeles ariko durahuri. Wanga LA. Nibavuga LA wumve Los Angeles. Tommy. Tommy. You love Los Angeles, man. Los Angeles ndayikunda mwana. Stacey Adams shot. Izi nkweto za Stacey Adams niho nasiguriye. I get my suits tailor-made. Ikote ryanjye niho baridodera. In Inglewood. Bikumva mwana. Got love for the West Coast, man. West Coast niga kandi nabo ndabakunda mwana. Wumvishe n'injyana zabo. Niyo mpamvu akunda Los Angeles. Niho muri West Coast. Iyi niga y'umusaza yo maniga. Do hate Uzi ikintu nanga? is liars. Nababeshyi. Nibo nanga ariko sinanga ahantu. Now, either somebody gave you some fucked up, Nimba ari umuntu warwaye amakuru mabi. or you straight lied to me. Ariko warambeshye mwana. Ubizi. Sure, my business depends on information. Ubundi akazi kanjye gashingiye ku makuru. That said, I'm not the encyclopedia. Reka nkubwire ko ngiye nari inkoranyamagambo. Street, so Amakuru yanjye nyakura imihanda. Yakura kuri street ntago yakura kuri encyclopedia. French and Sue. Uwo French na Sue bari. They were wasted and Wambwiye ko bapfuye. Wambwiye ko babarashe bagapfa. swore to my face that you had no Wandahiriye mu maso urambwira ngo Sue na French barapfuye. Barbosa was a client. Muvandimwe Barbosa yari umukire wanjye. Clients. So Ariko yari umukiriya mubi. before the rest of my brother's crew, cut them all down in the blaze of glory. That's what you said, huh? That's what I said. So if that's the straight up truth, why do I have emissaries out here from Inglewood to Hollywood saying that French and Sue was walking and talking and having a fine ass time here? Wambwiye ko bapfuye kumbe bambwiye ko bari bameze neza bazenguruka imihanda French na Sue bameze neza kandi umuze bamukubita. Amashanyarazi. You cold blooded, Felix. That's not a wise choice. Felix mwereke. Reba waratubeshye. Bamweretse amafoto urabona Sue. Sue na French bari bameze neza bikaraga mu mihanda. You lied to my fucking face. You disrespected my brother's memory. Urwibutso rw'umuvandimwe wanjye wararusuzuguye. All this, you got to pay in blood equity. Cuddy, let's be out. Mani mureke tube dusohotse. You see, my brother had 3 sizable debts that needed collected before he was killed. Umuvandimwe wanjye mbere yuko apfa yari afite amadeni 3 yagombaga kwishyuza. So, Niyo mpamvu rero turi kuyishyuza. Kumbe ari kwishyuza amadeni y'umuvandimwe we. French and Sue closed out Barbosa's accounts for me. Amafaranga ya Barbosa yose French na Sue bagomba kuyishyuza. Because if you don't, Nutabikora that fucking handsome head across the uwo base, mutwe wawe mwiza ndaza kugukuraho. you got 48 hours. Waye iminsi 2 cyangwa se amasaha 48. Navuga amasaha 48 navuga iminsi 2 mukikanga. Ngo amasaha 48 ubona umufungo wanjye hano. Katurore. So you're gonna tell me this Mo is like, I don't know, some shit. Uwo muri ninde ntago mbizi French. Collection left, let's just get it done. Hasigaye kwishyuza ahantu hamwe tukigendera nta birenze. Shit, isn't it? Let's take a look at the figure. Baje kwishyuza hano. Nice for me. 74 ni hariya mwana. Baje kwishyuza. Christ. Chris. So fucking I just joke. Kano kazi ndakanga. Ariko niko ushoboye. Nubwo ukanga niko ushoboye. Kumva ikigo. Yabonye abantu baje kwishyuza dore abapampe bariyo. N'abarara. Aravuga ati kano kazi ndakanga. Mugenzi akabwira ati ariko mbona ariko ushoboye nta kandi. Nanjye kuriya buriya gusobanura ariko kazi nigiye niko nshoboye. Ibindi bintu iyo mbikoze nago. Ariko nta kintu nakora ngo kigende nabi. Ariko mbona ariko nkora neza. Nako reno. Mwibutse izi filime uzajya uzisanga kuri website yitwa agasobanuye250.com. Ngo nimbuze umuntu wawe utabasha kubona filime bimworoheye cyangwa se nawe ushaka kwirebera filime bibereye wawe utuje ku internet twawe kwishyura amafaranga make ukajya wirebera ukwezi kose filime kuri iyo website. Ni ibintu byoroshye cyane. Whoa, wait a minute. What are you thinking? uretse gatakura y'imbunda. Punch ups with Mani kantwara imbunda ntuza abapampe tuba tugiye kwishyuza. Ubonye abapampe be bavayo. Silas Skinner be bagiye kwishyuza. Bavayo ni babiri nta kazi koroha kabaho. Bibiriya ntago ijya yibeshya. Ntago warya utiyushya kuyi. Katorori. Niyo waba urya utiyushya kuya ntago biba ari iby'igihe kirekire. Ari iby'igihe gito. Yeah.
bavayo baje gupesesha Switch it up. zimya ibyo bintu byawe basanze MD Something? Cyrus Skinner. basore cyo mukeneye Silas Skinner Expecting you? I couldn't give a fuck, man. mwari ufitanye gahunda nawe ntabwo ibyo tubyita bivuze ngo iki Looking for Cyrus Skinner, so turashaka Silas Skinner how long did find him? MD genda umubwira zihanze It's out of here. ndagutimbura we ni MD afite ukuntu abyimbamo ni muremure Knuckle. Take a break. MD bihorera abo bantu These lads are here to see me. Come on. Fuck off. caho wa muginga we MD Yeah, Tommy called me and told me that you two may swing by. Tommy yari yamamagaye arambwira ngo mushobora kuza guca hano So you've rustled up the cash for us then? bivuze ngo amafaranga rero wayapakiye oya That ain't never gonna ibyo happen. ntabwo bishoboka amafaranga Paying Tommy ntabwo nakwishyura Tommy red cent. niyo yaba ari n'igiceri cy'atanu a fucking red cent Come on. ibaza ariko nta n'atanu yamwishyura It's okay. I'm good. umva Come on, Cyrus. What's wrong with you? Be nice. You know how it works, right? Loan was transferred and he was reactivated, okay? Who money? You don't get to keep the money. umva uwo muntu murimo amafaranga waduye amafaranga tukimanukira Really hoping that you two would not try to underestimate. basore nimugerageze kunca amazi ngo mwumve ko noroheje Tommy, muvuganye na Tommy here we are, and what none kuki to do? ushaka kuturushya You fucking English. wa muginga w'umwongereza bakunda kumwita umwongereza n'ubundi iyo ari kuvuga uhita ubyumva ko ari umwongereza uyu musore Fucking cocksucker. I was uyu nawe baramutuka like you. igitutsi ntavuga That's it. wa muginga we ahita akurayo imbunda ndakurashe Right now. Frenchy, what are you doing? French urakorera iki shyira hasi ndakurasa You think this scares? urakeka ibirankanga Hey, Fucking sick of this. You get up there right now. You get the money. fuck you. What is pereza amafaranga nona Get the money. Do it. Do it. zana amafaranga nona kurira ikinyi jya ku gisaza cyanze gutanga amafaranga menita uze bamumenye itara They're fucking yeah Okay, sorry, so. What's this for me? nyumva Myself, right? I was from bed this morning. It's right about now your bones are all starting to break. Form in little pieces around your orbital. Soon you're gonna lose sight in one eye. Maybe lose a little color, maybe. umva mu kanya iryo jisho riraza kuba rimaze gupfa burundu utangire ntutekereze neza ndindi ndimene You know what, Cyrus? One day very soon you're gonna be having dinner to a straw with one good eye. So just nutatwishyura vuba bidatinze bizaba ngombwa ko uzajya urya utareba go to my office. MD jya muri ofisi yanjye ubazanire igikapu kiriyo umugabo ni ukwanga amafaranga aba yanayateguye avuga ati nibikomera ndayatanga urumva ni ukuvuga ati zana igikapu bahereze bagenda bayateguye ariko avuga ati sindi bupfe kuyabaha yeah Good job at the non-violence thing, by the way. Doing a real good job there, mate. Impressive. ashaka kunina I have to do something. You're gonna. Imana nari mfite kugira icyo nkora nabonaga ugiye kurasa uyu musaza kandi sinashaka kumwica I think we're fucking psychopathic murderer. I was just trying to... mwana ukeka ko ngiye ndi umusazi w'umwicanyi ku buryo nari kurasa uyu musaza namukangaga Fucking running. Hey, wa muginga MD amafaranga arayacikanye kumbe wamurara MD amafaranga arayacikanye uyu arakurikira akazi kabo ni ukwishyuza akazi kandi kaba kagomba gukorwa yeah turori hey yeah nakurikira bize biti kurikire MD akazi kagomba gukorwa uko byamera kose yeah hey katurori yeah katurori MD ndagiye icyamamare aya mafaranga nanjye muri gupfa ntago nayaruka dore umwana iki cyanara shyira mu rushyi kirongera gikatanu kigendera hejuru y'umutwe cya MD ndimanuki iki kiguryi cy'umwana ingi ufata aragikurikira amafaranga agomba gucyurwa uko byamera kose buri cyana ahantu kiri guca kirarenze gicadore ngicyo ndayatwaye wenda nanjye nacu kubiri na karuruma nkimanukira katurori MD dore ngicyo bimeze biti yakurikiwe yeah dore icyana hano ikiguryi
cy'umwana uyu nawe araparamira cyamuruhije shahu umwana acaho n'amafaranga Yesu Kristo na bwa buyoga aba yarayanywa nyine bwa buyoga aba yarayanywa uyabona igikamyo urabizi reka mfate lifti uriya abe yiruka ibintu n'ubwenge ntabwo bisaba ibibaraga bisaba n'ubwenge yirirwa mu tuyoga ariko ubwenge aba bufite icyana aragikurikira kiriruka cyangiza imbaraga mfata ikigore kura amenyo jinga we Yesu Kristo cyamuruhishe mwana uri umwakorobasi ukina sakasi oya nifuza kuba stuntman ba bantu nyine bakora ibintu bidasanzwe njye banabifasha mu mafilime bamwe bakora ibintu nyine ubona biteye ubwoba icyo ni igitekerezo kibi ugize amahirwe kuba nagukubise ariko urahankubise warumva atamukubise nyine wagize amahirwe kuba atamukubise kombe hakorino muri rya garaje basa nkaho tumeze neza hano umufungo bawubonye You talking about Barbarossa? Ngana amafaranga na Barbarossa. Molly? What you just? Ndetse muyashiriye umusazi witwa Mori. He's taken over Barbarossa's. Ore nimba rero ufashe amadeni ya Barbarossa yari aturimo ni ikibazo mufite. Collecting Barbarossa. Mani mbwira ko utambwira ko turi kwishyuriza amadeni ya Barbarossa. Tommy, we'll talk about it outside. Tom ubwo yaba yaduteza agatego. Dusohoke hanze tubiganireho. We'll be leaving you now, Cyrus. Yeah. You're gonna know pain soon. Bidatinze muramenya uburibwe icyo ari cyo uwo bari kwishyuriza amenya batamuzi bereza imfunguzo z'imodoka Are you okay? French umeze neza Just tell me. Bwira You didn't know. Bwira ko utari ubizi That's what they collected for the past 2 days. ko tutari kuba twafata amafaranga yuriya musore ariyo turi gutanga atariyo turi kwishyuriza Barbarossa. It wasn't positive friendship, not at first. mbere nanjye ntabwo nari mbizi ko ariyo turi kwishyuriza How's that supposed to mean? usobanuye iki So he calls me out of the blue. He tells me he's got this gangster breathing down his fucking neck and he tells me it's serious, yeah? barampamagaye nyuma bamenya ko ibintu byabaye serious uwo twakira ko turi kwishyuriza turi kwishyuriza Yeah? Nobody else. Just you. Specifically, just you. Then when that dog walked in with a burger joint and mentioned Mommy's name, well, what can I tell you, Fritchie? I started to put it all together myself. And you didn't need to tell me this before. Come on, Fritchie, you understand me. I was looking at the Tommy, okay? Besides, umva njye nari ndi kwita kuri Tommy nzi ko ariwe turi kwishyuriza did you know you wouldn't help me? ugombaga kumfasha kandi Right. Do you know why? You're fucking stupid, that's why. Come on, I'm sorry. cyakora ndi ikigoryi se nari kubyumva iyo bimbwira Brother, you... Come on, think about it. tekerezeho We're 3 for 3. 3 for fucking 3 on the home stretch. tumaze kwishyuza abantu batatu tugiye dutanga amafaranga twitahire Fucking Vipers! ntabwo twakwishyurira ziriya ni ibiyoka binini ntabwo twabyishyuriza Yeah? Yeah. What the fuck's wrong with you? ikiyo kibazo I'll fucking die, Frenchie, okay? umva Tommy baramwica ari tujyana ayo mafaranga kandi umuzi nk'uko muzi Look, Frenchie, just listen. umva neza Okay, look. When leukemia took my little Millie, I lost everything. uwo mwana wanjye ubwo yicwaga na leukemia It's going down toilet. nabuze buri kimwe Fucking done! byandangiriyeho byose ubwo umwana wanjye yapfaga Mori It was there for me yet again. You understand me? uwahabaye kuri njye akamfasha muri ibyo bihe ni Tommy wenyine wamfashije muri ibyo bihe bibi nari ndimo Well, me and Tommy aren't, you understand? ubwo ndakeka urumva icyo Tom asobanuye kuri njye niyo mpamvu tugomba kumufasha tujyana n'amafaranga bamuri kuri ndagira ngo unyumve Just listen to me. ndagira ngo unyumve We should just do one. Get out of this shit right now. icyo twakora ni ugufata aya mafaranga tukayatwara Thousands. hano mfite 250 nawe utwara ibindi 250 ducike Still can't. Don't twiyobere tugishoboye Oh, fuck you! wibikora Favor him. sasa uravuga ati amafaranga tugomba kuyatwara tugatabara inshuti yacu Tommy yaramfashije mu bibazo ntabwo yatwara Let's go out of back, sir. rekura igikapu su Can't make you take the bag, Frenchie. ntabwo nari kutwara iki gikapu French yashaka ko bitwarira amafaranga Fucking back, sir. rekura igikapu su Make me. tuma nyirekura nimba ushaka ko nyirekura make me
manyirekura tera muzekura umuntu amenyo Yesu Kristo mbabarire ni satani ucutsere nambaye n'impeta mukuye amenyo urusaza rwambara impeta nini ngo rubabaza abantu mwana urankubise kurira iryinyo Okay, that's it. urabizi Just give me the bag. mpereza icyo gikapu ntacyo nagwaye amafaranga ndayatwara nawe utwara ariya twimanukire tera bose tangira kunyuzaho umusaza n'indwanyi mu nceri muramuzi ni icyamamare shyira igikapu hasi noneho Okay, come on. mani waretse ariko urabona buryo bangutsemo sore uretse yarakubitwa sorry You're taking that bag, sir. kiriya gikapu ndagitwaye isu havayo vayo kuri mutebutsi mwati tugabane amafaranga udati tuyajyane dutabare Tommy mutwe ni indwanyi katurare ngengahe barazinga aramuterura bano barareba ni babandi bagomba gucunga ibijya mbere What the fuck are these idiots doing? ibigoryi biri gukora ibiki In my little conversation we had about MMA. reba ikiganiro twaganiriye I win. aramuterura depoza ku modoka y'umukire wiparikiye hariya urumva umwe wiparikiye bakaza bakinira mu mafaranga yawe sha bahaza You know, somebody give you an easy way out of that truck, sir. ndashaka ko tubikora mu buryo bworoshye I'm gonna have to fuck you up. ngiye kukwangiza That Frenchie. uzicura numvisha abantu babwira ngo bagiye kunyangiza mwana ntabwo ibyo bikinkanga ni urusaza ruri hano ni ukurubwira ngo ngiye gukubita rukubwira tuzicuro babimbwiye ibyo bintu nkaba nyiriho kandi koko umuntu agiye gusaza ngana gutya yaranyuze muri byinshi ntabwo biba bikimukanga uzicuro baba barambwiye ngo banyica nkaba ndenze nsaza ndemurye muzehe baramukubita muzehe baratamikaye muzehe yahuye n'akana gakubita gatwika yewe apfuye fata icupa atangiye kwitabaza ibidukikije ibitwugarije nawe nkwereke mwana utera panci yarakubiswe koko muzehe I'm gonna be honest with you. kamubwiza ukuri so Always wanted to come out on top if it came down to it. najyaga nibaza ngo ninde uzatsinda undi munsi twarwanye none ndabibonye najya kubyibaza nanjye najyaga mbyibaza bera bose barahana umwe yajyaga abyibaza ati umunsi twarwanye ninde watsinda undi bose ni indwanyi vayo punch wita umusore buriya izo ngumi ngo ukubise ni za ya modoka yanjye ibuke yamugurishije n'imodoka harimo mbega n'akabifu ko batuye muginge wangurishirije imodoka nako kare karimo burya Yeah, boss. boss Yeah, Tommy's boy handled his business. They doing that too. ba basore barangije akazi kawe ariko hagati yabo bari gusubiranamo All right, we'll handle them. sawa reka tubikemure bano batanze raporo ni abagenzuzi niko babita buretse ariko wari unyibyaha muginga we dore ahantu ya yesu kirisitu yesu mbega igisaza napfuye shyira amafaranga hano we hari icyo ushaka kumenya nta buryo nareka Tommy bamwica nk'inyamaswa ndakeka urabyumva ugiye kumutabara
Muzeba gira so yituwe ndi gira so yituwe ndi we gira so yituwe ndi murabibonye ariko yeah abapampe bavuye abapampe You boys done fucked up. basore bisa nkaho byabarangiranye. I had money on you, Ninja. You owe me a slice. Nari nagushetiye ninja none baragutsinze uransindishije. Bivuze ngo bano bari batsinze ubwo bano biri barwana nako bari bashetse ubwo bano biri barwanaga. Today you gone? Fata amafaranga mugende. You can count on that, motherfucker. Tugomba no kubica. Taragira! Se! Fire! Umutima. Rimwe. Usazura no ntasanzwe. Hey! Uriya yamumanuriye hasi kuri kaburimbo rimwe umugabo ayitaca. Nze urabizi? We subirayo. Usubira ariko uri umupfura bizi barakwica nawe. Aya mafaranga ni ayawe ngaho yagumane ndigendeye. Njye ntwaye imodoka. French arigendeye. Wa musaza we nusubire barakwica. Turore. Uriya mu modoka byibura barimo ka kanyanga. Yewe muze yakubiswe. Fata kanyanga hano. Ikora nka rukoro buriya nyine. Yica ama infection. Hey. Yeah. Uyinjiye mu modoka agomba kujya gutabara Tommy. Bimeze bite? Ya Jean. Don't worry about me. Just worry about the next two jobs. Sorry, I got you into this. Yibutsa amubwira ati ngiye ntumangayikirangayikishwa n'utundi tuzi tubiri dusigaye. Right? Mind up calls. Uyu nguyu ariko nanone byose abikesha uyu mugabo agiye gutabara Tommy. Ubwo umwana we yapfaga byasaga nk'ibyamurangiriyeho. Yagize gutya gufatira amafaranga yose. Amwe yakura mu gikapu. Fatira igikapu hano. Asisikamo rumena amabuye n'imbunda. N'imbunda. Yeah. Katurore. Avayo. Mwarimo amafaranga handi harimo imbunda. Yeah. Meze biti. Hey, Mom, look who's come to visit. Buck, why'd you come back? That's far enough, motherfucker. Inchian. Cuddy, pour me a shot of that Rooster Roll. Ameze nsukira akantu ka Rooster Roll n'akayoga. Baragasuka. Got the J.U. Ice. I'll say that for you. Where's your road dog, Mr. Jiu-Jitsu? Mr. Jiu-Jitsu ari he? Jiu-Jitsu ni tekinike y'amaninja.
So he left you hold. akazi kamunaniye Good son. agusigira ibikapu niko mbikeka Don't you ever listen. ntabwo ujya wumva Back. nari nakubwiye ngo ntugaruke hano uyu ni Tommy See, man, Tommy, he lied to me, man. He said that you were dead. I mean, you look kind of fucked up. Tommy yarambeshye rero ambwiye ko mwapfuye You don't look dead to me. none ndabona utarapfuye Tommy's defense. ni ukubera Tommy yandwanyeho n'ubundi nari kuba narapfuye So inshuro you're ebyiri giving a ball there. bivuze ngo uri guhumeka umwuka w'umutizanyi Nah, maybe. cyangwa se uri mu minsi y'inyongeza No, Molly. Return your brother's bounty, right? muzaniye amafaranga y'umuvandimwe wawe Vic, you must... ujya utanyishyura ngo ufate Tommy usohoke tugende How's that sound, Holmes? urabyumva ute Come on, Tommy. You okay? Get up. Tommy ngwino tugende Get up. Let's go. Okay. Shoot Tommy if you need. Tommy nahaguruka umurasa Tommy bamubuza guhaguruka The question, sir. cyangwa ubaze ikibazo su That you would ever be walking out of here? ese kuko waje hano utekereza ko uri busohoke ibaza ariko Felix, get my fucking dough. Felix nzanira ayo mafaranga yanjye ni umufunga ariko niko aba wise ntabwo aba wise amafaranga Fuck about your money. kurayo imbunda Don't you fuck him, muvaho muri or I will blow her fuck. igikobwa kiri hano bakita Felix cyangwa se Felix nyine And playing game. Felix ku cya mitsingi I would fucking wanted. Let me come and go. Real simple. Yeah. reka Tom agenda asohoke ni ibintu byoroshye See, I give a fuck. nushaka kurasa iyo bitch ntabwo byitayeho No offense, Felix. If you guys have a clean shot, shoot this. nimba muri kumubona ariko mwamurashe mvi ninja You just put your money on the wrong color, so. Fuck you, I'll do it. Fuck you, stay back, you motherfucker. musubire inyuma cyangwa umuginga murasa Felix Stay back. Felix akuruka akantu k'amashanyarazi ke Go ahead. gira Felix yo zehe ze kura amenyo ze bamukuye amenyo do niko You really are a gangster, aren't you? ariko uri gengisi baramukomye cyari mu kabari sore bamufashe Big Bull, hold that for me, would you? big bomb mfasha gutya big ball So that must have hurt, man. sumenye wababaye cyane Women, it's like they always go for our nuts. I know. You do know what's gonna happen next, don't you? waba uzi ikintu bagiye gukorera gikurikiye You got pretty good idea. ufite igitekerezo cyiza You may be a little scared. ufite ubwoba ariko Yeah. yego Actually, I am. ubwoba ndabufite That's honesty. yavugishije ukuri I like that. ndabikunze kuvugishije ukuri ntabwo bisobanuka ko babariye ariko n'ururara rw'urusaza The bosses set my boys out to die. bari boss umuvandimwe yari yatumye abahungu banjye ngo bapfe ntabwo nari kumubabarira yego I shot that piece of shit, brother. umuvandimwe wawe ni njye wamwirasiye ndetse n'ubu nabisubiramo Business. ntabwo byari bikirakaza Because he was an evil piece of shit. umuvandimwe namurashe kuko yari sekibi akaba akwereka uko byagenze But after all the years you walked the line for me. muzehe niwe wandasiye umuvandimwe burya Tell me the truth. bwa nyuma nanjye mubwije ukuri But about murdering my brother. cyerekeranye n'urupfu rw'umuvandimwe wanjye That's it. Let him walk out. ninjye ushaka reka si uwave yanagende I always knew that it was you. iteka nari mbizi ko ariwe wamurashe Watching him suffer. ugiye kubabara n'uriya umubona ababara Cutting hold that. mfasha gutya You see this black beauty right here? urabona uyu mukobwa ubona w'umwirabura Trained in the school for the Americans. yize mu kigo cy'abanyamerika Devious motherfucker. kigamo abantu babi cyane And do fucked up shit. ni ikigo bigishirizamo abantu gutoteza abantu n'iyicarubozo icyo kigo nicyo yaminujemo Hell. fisha ariko Loves to torture. uyu mukobwa akunda kwicuruboza abantu no kubatoteza nyagasani we umukobwa uri hano ngo yaminuje muri kaminuza yigisha iby'itoteza afata insinga urebe kaminuza n'amashuri yize ibyo bikora afata insinga dore ahantu yamanuye hasi hariya acomekaho insinga za elegitorogaze hasi afatisha no ku mano No, Felix, I was thinking. tamira noneho icyo giti kugira ngo atadusakuriza bamutamika igiti adasakuza Time to fight the wood, motherfucker. umukobwa aramutuka atamira icyo giti Good telephone. They use it on unruly prisoners back in the old South. yeah Distance phone call. That's how they phrased it. Baby girl. turori
Light him up! Yeah. Hey. Sori baramushiririza hasi hariya no kwino. Umugabo yahise amenya apfa. Nicara ubuzi uyu mukobwa ngo nibyo yigiye yaraminuje. Nibitseho impamyabumenyi minerivare yo mu rugo niyahiye. Ibaze nk'ababyeyi baba baramwohereje muri iyo kaminuza. Yeah. Kubita ikindi gishinge. Iyo ugiye gupfa bagukubita ikindi gishinge cya adrenaline ukayitongera ugakanguka. 2, 2, 1. 1 bakongera bakagukangura. Ayandi magambo ni ukukwica waba ugiye gupfa uri kugenda bakakuzura bakongera bakakwica bakuzura bakwica bakuzura. Urumva urwego ibintu bimaze kugeraho. Bibiga ongera utwike mwana mwibikora. Ye kukanya batarongera arwinshi shiri munda zanyu hasi nona. Oh shit. Okay. Fucking jujitsu, I was telling you. Wa mujinga jujitsu navugaga. Bamwita jujitsu kubera ari indwanyi cyane bamwitira tekinike y'amaninja bita jujitsu. Don't want to hurt anyone. Just want the money. Bitch in the purple. Get up. Kumbe yazanye na babandi bakorera wa mugore twabonye Maurice. Move. Twe turashaka umufungo nta kindi. Alright, you two in the back. Untie them, both of us. Untie them now! I'm not fucking about! I will shoot you. Think I get Ndakurasa. shot before? Place and faces, motherfucker. I'll find you. Gonna turn around at 6'5". Aho mwajya hose nazababona nababonye amasura. Bang, bang. Shut the fuck up and Funga umunwa ariko. Man, shoot that bitch. Dasiriya beach. Sarara sana. Masas. Fire. Hey. Mu nyubako. Masas. Muzehe. Yarashe Tommy. Tommy baje gutabara. Dore ngararaswa. Yeah. Masas. Tommy ararashwe. Yeah. Masas. Hey. Fanu ugende Golden Boy kuba mwita. Ndagukura hano mwana. Ndagukura hano. Kobwa. Hey. Felix. Yeah. Fanu ugende. Let go. Let me turn down here for a fucking after. Come on, me straight. Fata amafaranga yakure hano ugende. Tommy baje gutabara nuko yapfuye. Uyu yari yanze kumutererana nk'iniga ye yamubaye hafi avuga ati ishumi yanjye sinayitererana. Atorori. Hey. Masas. Yeah. Yeah. Bize bite. Nabizi twagiye. Masas. Mu nyubako barapfa umufungo. Hey. Fire. Yeah. Biyara bireba zakurino. Byakomeye. Fatira imbunda arababona. Bona ikishe Tommy hakurya. Kivayo. Arananiwe. Kura y'imbunda. Igikobwa kivayo. Uyafata umufunga arimanukira. Fasha umufunga arimanukira ntabwo usiga umufunga inyuma. Hey. Ese waba ujyanye. Waba umanutse ibaze kumanuka nta mufunga umanukanye. Yakurebeye ikigoryi. Sas. Mori. Uko byagenze. Yeah. Felix, uyu ngo yaraminuje. Hey. Ni ninja yaminuje mu bugome. Umusa tuvaze. Tumanuke. Torori. Igikobwa kiri hano. Kitaragira. Turore. Masas. Hey. Bana basore ba Maurice. Abasore ba Maurice. Hey.
fire hey bacaho yeah bano nuko basohotse twabwire hano yigiza kari akajya sasu bano nuko bavuyeyo torore ko kanya baraparitse hano ni Maryse yes Chris French wakoze ibiki yagiye gutabaza wahoze ari sheri mani twumvikanye ko ari bugutabare nshira modoka umwe bayiro bishyuza ngo yahoze ari sheri we kera nasa pfa kuza nyine yeah uko bamanutse yeah uko bimanukiye gatinze cyagomba gukorwa no kujya gushyingura Tommy cyase Thomas. I'm thinking maybe I'm gonna head back towards Vegas. Nabizi ngiye gusubira Las Vegas. Man, what can I tell you? We're getting along these days. Can you imagine? Why she not over there, is that? Yeah, maybe she has. Maybe she has. Subire no kureba uriya mugore uyu wagiye kureba uriya mugore yasubire Las Vegas. Is it it's time I bring a little balance into my life, yeah? Ngiye kora ko naza n'uburinganire mu buzima bwanjye mbega tuza bari hamwe. Did it too, tell me, mate. I'm just a French, you don't need to apologize. Beze sa French na mumve gusaba imbabazi. It's not your fault, right? We did the best we could, Tommy. Cyane ubwo byabaye yapfuye twakuze uko dushoboye. By the way, you remember what I said about me and Tommy? Uribuka icyo nakubwiye hagati yanjye na Tommy? We go way back, you know. Jye nawe urabizi twari ibyo twanyuranyemo na Tommy. Together, but me and him never went through what you and I ariko went. ibyo twanyuranyemo ntabwo birenze ibyo nanyuranyemo nawe. You want anytime, anywhere. Aho wankenerera igihe icyo ari cyo cyose wankenerera uzaba mpari ku bwawe uzampamagare. It's funny she said that, actually, because, Birasekeje ko bivuze kuko in phone call this morning from my old boss. hari umwe mu bakire banjye ba kera wamamagaye uyu munsi We're taking the East Coast and muri East Coast ngo hari akazi kadutegereje. head out there. Hano bari muri West Coast ngo muri East Coast ngo babahamagaye. You didn't have to take me up on it so quick, French. Bane birihuse cyane kuhita unjyana mu kandi kazi. East Coast, you know, it's cold. Urabizi muri East Coast harakonja kandi ndashaje. Vegas. Nkeneye kujya Vegas hashyushyemo. Come on. Ndashaje nyine ahantu hashyushye. Hey, mate, yeah? Come on. Security or collection? More like collection, I think. Mbega ni uburyo bwo kwishyuza n'ubundi tugiyemo. And told me he hates the job. I do it. Warambwiye ngo wanga akazi. That's like you said. Ntabwo uzi ibyo wambwiye. Pretty good at it. Wambwiye ko akazi ngashoboye neza cyane. I should think you're getting too old for it. Okay. Se nimba wumva ushaje akazi utagashobora. Abizi. Good. Meze neza. Koko akazi barakemeye. Self, old man. Sawa muze. Akazi barakemeye. Wibuke iki ni igice cya kabiri. Ubwo igice cya gatatu nimba bazaba bagiye kwishyuza hehe. Ubwo nacyo ni cyiza bazatu. Mwana waguze akamodoka kandi. Uko amafaranga nibo bayatwaye yose. Uyu mugabo amwokoye imodoka abayazi mwana. Iyi modoka ni AMX mwana. Jesus Christ, this is beautiful. Mwana imodoka ni nziza French. Maybe you meet and greet never heard. Abonye akamodoka keza n'ubwa mbere mubonye mu modoka nziza kuva yamumenye. Really? Yeah. Mwana reka ntwareho amuha kontaki. Kanyitwareho umwana nawe utware hariya. You're right. Umusaza akunda amamodoka yese yakumunyenga. I'm rubbing off a little bit, yeah? Little bit. Yeah. Zinjiye imodoka. Abana bafashe inzira berekere. Bakitaga debt collectors. Wumvaga bamwita Rocky. Ndetse na plaque yanditseho kariba ari abishyuzi. N'abapesesha. Muzedura kirye rikaba nariho. Kahita afunga n'isambusa. Igice cya gatatu ni cyiza nzababwira. United yari ikazanye ikomeje kubagezaho filime n'aba DJ mwese wo muri ndetse na Rock Entertainment. Imana bo mugisha ubwo filime nyinshi n'amaseri mutabonye iki cyumweru naho icyumweru gitaha. Ciao ciao. Mwibutse wazireba ku gasobanuye 250.com. Ciao ciao. New Class Car Wash, iki nicyo kinamba cya mbere muri Kigali mu koza imodoka mu buryo bugezweho, modern car washing. Dukoresha machine kabuhariwe nka high pressure machine, polishing machine, high pressure steam machine n'izindi nyinshi. Imodoka yazirabutswe isohoka irabagirana. Kuri za moteri ho umurabyo uratinda, turazoza bigasubira ibushya. Haha,
by'akarusho kandi dusimoniza irangi ry'imodoka igasubira n'ubwiza bwayo. Kuri wowe ufite amatapi yaba yo mu nzu, New Class Car Wash niyo gisubizo. Ku bindi bisobanuro mwadusanga i Remera ku Gisimenti ku muhanda wa KG 176 ku gipangu cya 27. Kuri telefoni waduhamagara kuri 0788 506 338. New Class Car Wash.